nyuma yo kuyakira numve ko ari yanjye nta nundi na wa wundi umwirengagiza ube nk'adari kuko kuri iki gihe iyo wayitwaye bakwereka ko batanahari menya ngo niba wamuhaye n'ibizava muzabyakira wenyine. Niyo mpamvu rero twavuga ngo kwirinda biruta kwivuza, tuvuga ngo ubigenze ute kugira ngo wirinde hakiri kare. ubwo natwe twaduturanye n'umwana w'umukobwa atwara inda akajya abeshya ngo bamuroze ikintu cyitwa igihene, ngo ni igihene baramuroze, nyina yirukanka aravuza amasambu arayamara bagurisha bamuvuza, rero ikinari cya gihene kivamo umwana w'umuhungu. Mama yo, ariko urumva ukuntu ababyeyi bagowe we. Rimwe ajya gusenga, agiye gusenga atahana uruhinja byarira ku ijoro rya Kamonyi wowe kabyara. Ngwiki yagiye mu masengesho? Yagiye mu masengesho atahana uruhinja. Ariko se tuba turi mu biki? Twagiye tubwizanya ukuri. Ntumva. Twagiye twiyakira. Ukagira n'umwanya wo kwitegura urwo ruhinja. Ibaza urwo ruhinja ruvutse nta kigoma, nta pampers, nta kintu na kimwe wigeze utegura. Nahereye ku bandi nanjye reka nivuga. Naratuje ndaceceka nyuma y'ibyumweru bibiri ibishyimbo biranukira, ibirayi bikaranze biranukira, inyama ziranukira. Yaba we. Kari kabaye nyine. Maze kubimukoza ahita ambwira ngo reka ngewe wambwiye ko ntakundana nawe se ngo ishyire uwo mwakundanye. Nawe uzi icyo nkora n'ubwana urumva amashuri yanjye ubwo nyaheba. Umugabo nizi isaha wumve ngo umwana azuza imyaka 3 ejo undi kuri 27 ariko wumve ngo nta kigoma, nta gashoka, nta sarubeti, nta teremusi y'igikoma, nta n'urobo y'isukari kwa muganga yazanye. Ubwo rero ubwo ni ubuhamya mbahagiye ubwanjye byambayeho, navuze iby'abandi ndabitsinda nanjye noneho ndisobanuye ku mugaragaro. Bumvireho rwose nta n'icyo ndi burenzeho. Bamenye ngo niba inda yaje ndayakira, nyuma yo kuyakira numve ko ari yanjye nta nundi na wa wundi umwirengagiza ube nk'adari kuko kuri iki gihe iyo wayitwaye bakwereka ko batanahari menya ngo niba wamuhaye n'ibizava muzabyakira wenyine. Niyo mpamvu rero twavuga ngo kwirinda biruta kwivuza, tuvuga ngo ubigenze ute kugira ngo wirinde hakiri kare, aho kugira ngo uzane iyo mikururano n'amatiku yo kuvuga ngo ese ngo ntiyakwitayeho ngo ntibyagenze gute. Bumvireho n'abana b'iki gihe bafite n'amahirwe yo kubyiga mu ishuri, ababikora n'ubujiji baba bihamagarira ku bushake bwabo, niko nabyita. Icyumweru urimo uragisoza ute? Nizere yuko uri amahoro, nizere ko rwose umerewe neza, ariko kandi bijya bibaho ko waba utamerewe neza. Ubwo kubera ko turi kuganira turi benshi birumvikana, hari bamwe ntazi amakuru yanyu, ntazi naho muherereye, ariko nzi ko ushobora kuba utamerewe neza. Niyo mpamvu nawe nkwihanganishije kandi ngukomeje, kandi umenye yuko atari ko bizahora, nabwo ariko bizahora kuko ibihe nyine birahinduka. Nawe umerewe neza ushima Imana kandi mwifurije gukomeza kugubwa neza. Ikiganiro rero ni Kumbe, nkuko bisanzwe buri cyumweru muzi ko muri aya masaha tuba turimo tuganira, tuvuga ku buzima bw'imyororokere, tuvuga byinshi bitandukanye, ariko byose biba bigamije kutwungura ubumenyi, bwa bumenyi dukeneye, bwa bumenyi bw'ingirakamaro, bwa bundi budufasha kuba twafata ibyemezo mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko bikaba ari ibyemezo bishingiye ku makuru afatika, bya bindi bishingiye ku bumenyi. Twirinda gufata ibyemezo bishingiye ku kutamenya, ku buryo ejo uzicuza ukavuga ngo ariko disi ngo iyo ngo aya makuru yo mbanye afite simba narabigenjeje kwa kundi, ngo ibi ntibiba byarambayeho. Muzi ko bijya bibaho cyane cyane kubangavu batwaye nk'inda, akakubwira ati rwose ngiye uko byangendekeye ni ukubera ko ntari nsobanukiwe, baharambeshye gutya na gutya, hanyuma nshiduka nyine byarangiye. Undi akakubwira ati ngi rwose nagize igikomere kikabije mu byo gukundana, iyo mba mfite amakuru runaka y'ukuntu nabyitwaramo ntago byari kumbaho. Ibyo byose rero twifuza yuko umuntu utega amatwi Kumbe, umujene, umwangavu, ingimbi, umusore, inkumi, rwose ibintu byinshi, ibibazo byinshi nk'ibyo ngibyo bitakubaho, nibyo tukwifuriza. Niyo mpamvu
tubifashwamo na HDI Rwanda muziko n'abantu badufasha muri byinshi bitandukanye kandi byose by'ingirakamaro kuko n'umuryango utegamiye kuri leta ufite gahunda yo gufasha abantu mu buryo butandukanye ariko bwose bugamije kuba bwateza imbere ubuzima imibereho yabo ndetse n'uburenganzira kugira ngo umenye ibyo wemerewe umenye n'ibyo utemerewe mu buzima bwa buri munsi uko ushobora kwitwara kugira ngo we kuba wahohotera abandi ndetse n'abandi be kuba baguhohotera n'igihe biramutse bibayeho umenye uko wabyitwaramo ibyo byose rero HDI irabikora bifite mu nshingano niyo mpamvu badufasha kugira ngo iki kiganiro kumbe kibashe kukugeraho kuko kigusobanurira nyine amakuru yose ukeneye ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere yewe na bwa burenganzira ibyo birimo kuko nta muntu ukwiye kuba yaguhohotera mu buzima bwawe bwa buri munsi mu mikurire yawe mu migirire yawe yewe nawe nta n'umwe ukwiye kuba wahohotera kuko nzi ko hari igihe byose bishobora kubaho kubera iki kubera kutamenya ari nayo mpamvu tuba twungurana nyine ibitekerezo kugira ngo bwa bumenyi bubashe kwiyongera uyu munsi rero ndabizi ko mfite amatsiko yo kumenya ngo ese turaganira kuki uyu munsi turi buvuge ku bantu bamwe na bamwe nzi bahari mu bajene bagira gutya bagakora imibonano mpuzabitsina ariko bakaba batagamije kubyarana kuko ubundi tuzi yuko bibaho ku bantu bashakanye bagakora imibonano mpuzabitsina nabo bayikora rimwe na rimwe bagamije kubyara ikindi gihe batagamije kubyara hanyuma ariko ugasanga no mu bajene no mu rubyiruko ibyo bintu byaradutse ariko se mubyitwaramo mute mubigenza gute ko muzi ko kubyara umuntu atabiteganyije nabyo bitoroshye reka tubiganireho mu kanya gato gashize nari maze kuvuga insanganyamatsiko turi buganireho ko uyu munsi turi buvuge ku bantu kandi barahari benshi barahari biganje bagira gutyo ugasanga gahunda yabo harimo no gukora imibonano mpuzabitsina ariko mu by'ukuri ntabwo ari abantu bagamije kubyarana bashobora kuba ari abantu bakundana bafitanye rwose gahunda y'igihe kirekire bashobora kuba ari n'abashakanye ariko si abo bantu ko tuzi neza yuko bahari babigenza bate babyifatamo bate babifatamo bate impamvu dukeneye kumva ubuhamya bw'abantu hirya no hino ndabizi yuko ibyo bintu mutinya kubiganiraho ariko tujye tubwizanya ukuri muri kumbe gahunda no kubwizanya ukuri kuko usanga ibintu tugira gutya tukabipfukirana kandi bihari tubikora tubyirirwamo tubiraramo hanyuma ugasanga mu gihe twahuye n'ibibazo runaka byaturutse kuri bya bindi twirirwamo tukayoberwa aho duhungira tukayoberwa uko tubyitwaramo kandi wenda twashobora kuba twabyirinze mbere baca umugani mu kinyarwanda ngo kwirinda biruta kwivuza kuba rero tuganira kuri ibyo bintu ntabwo ari ubujajwa ahubwo nuko tugira ngo tugire ibibazo dukemura tugire ubumenyi twiyungura kandi bufite akamaro ntitubizi se ko abo bantu bahari barahari rwose ntabwo ari ibintu by'ibanga nubwo nyine dukunda kubipfunyika kuvuga ngo reka ntabahari usanga umukobwa yaratwaye inda akagera ku mezi 7-8 yewe akagera n'igihe cyo kubyara akibihakana rwose avuga ati reka ngenda ndisugi rwose ntacyo nigeze nkora hanyuma wajya kubona ukabona afite umwana hari n'abamara kubyara agakomeza akamwihakana akaba yakwemeza ukuntu ari murumuna we cyangwa musaza we muto kandi ari umwana we ariko biriya bintu byose wenda ntabwo ari ugushaka kwinjira mu mibereho y'abantu ko buri wese aba afite impamvu ze ariko buriya ibyiza ni uko wakwakira ubuzima uko buri hanyuma niba ari intambara nyine ukavuga uti reka nyirwane bive mu nzira niba ari no gushaka uburyo wabaho neza wishimisha kuko ubuzima ntabwo buba ari intambara gusa ukanishimisha ugakuramo ibyiza byose bishoboka aho kugira ngo ube wahora buri gihe ugwa mu guhakana buri kintu cyose ugihakana kandi ari ibintu bihari ari ibintu twakabaye tubwizanya ukuri bikanadufashe riga natwe urumva se nk'ubwo iyo wagize gutya ugatwara iyo nda igutunguye hanyuma ukagiraho n'uwo mugogoro wo kuzabaho uyihisha nk'aho n'ubundi itazageraho ngo bimenyekane n'ubundi nk'aho utazabyara iyo migogoro yose uba yiwishyiraho n'iyiki wahisemo kurwana intambara zishoboka hanyuma izindi ubona zikugoye zitari ngombwa ukazihorera ko n'ubundi bikugora bitazabura mu buzima wagowe n'ibishoboka n'ibyoroshye
hanyuma ibindi ukareka kwikururira n'ibindi bikugora bitari ngombwa. Rero kuba tuganira gutya nari ndimo mvuga nti tubwizanye ukuri twe kubibundikira kubera ko tuzi neza yuko hari ibintu bibaho ntabwo ari ubujajwa nongere mbisubiremo nuko tugira ngo tugire imibereho ya bamwe na bamwe duhindura ntabwo ariko twese ari byo twirirwamo ngo tunararemo ntabwo ariko twese tubikora gutyo ariko kandi ni byiza yuko dusobanukirwa iyo bakubwiye bati tubigenza gutya nawe ushobora kuvuga uti ariko wa mugani nanjye nshobora kubigenza kuriya tukanabyunguranaho ibitekerezo tukumva niba iyo migenzereze ari myiza cyangwa atari myiza niba hari icyo yadufasha cyangwa ntacyo yadufasha. Kiss FM alo alo Kiss FM alo Kiss FM alo alo wiriwe neza yego turakumva neza uti Hello? Oui, turakumva. Tubwire. Ariko ndikumva ushaka kubura nk'ahantu hari kugwa imvura hari. Ha? Hello? Oui. Ndakumva neza kutari kuvuga uri ahantu hari urusaku. Hello? We ntago yatwumvaga ariko bishobora kuba bijyanatewe n'ukuntu ari ahantu hari urusaku ngira ngo namwe mwabyumvaga ntago rwose nabashije kumwumva neza ngo nawe yatubwire niba nawe ari mu bantu bajya bakora imibonano mpuzabitsina batagamije kubyarana abigenza ate. Kiss FM alo? Alo. Wiriwe neza? Yego. Wakurikiye ikiganiro? Aha, ngaho nawe tubwire rero. Nta kintu baba bagamije. Nyine ababikora ko tubizi ko bahari babyitwaramo bati. Ukuntu babyitwaramo nyine bakoresha agakingirizo hari n'abakorera. Gusa abakorera aho ngaho baba bafite ubwoba ko baterana indara. Ayanjye hari inshuti wanjye mfite ukunda kubikora. Abigenza ate? Kandi nyine abikora atikingiye. Ahubwo se ko hari n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina mujya mubiganiraho ukamubaza icyo abitekerezaho? Oya akunda kubikora nta nubwo ajya kwipimisha ngo amenye nimba uko ahagaze. Ubwo se ntiyaba amaze mwuka byaramwe ushobora gusanga hari abo yanduje 10. Ntushobora gusanga hari abo yanduje. Nicyo kibazo yari afite ko yaba arwaye gusa akunda kubikora yaba yanegereje n'imihango. Yegereje imihango. Ariko akaba atasama akeka ko afite ikibazo. Rero uwo mugenzi wawe rwose umugira inama buriya kwipimisha ni ibintu byiza cyane akava muri urwo rujijo rwo gukeka. Ushobora gusanga abikora kubera ko yihebye yumva n'ubundi ntacyo akiramira kandi wenda ushobora gusanga akiri na muzima nta kintu yigeze yandura. Rero burya kwipimisha bigira rwose ingaruka nziza ku buzima kuko uhita umenya uko witwara. Ikindi kandi ubu ngubu abantu bipimishije bagasanga baramaze kugira virusi itera sida bahita babaha imiti ku buryo batanegekara ku buryo batagera kuri cya gihe cyo kuremba cyane. Ubwo rero nukuri uzamugira iyo nama. Hanyuma nagira amahirwe agasanga ataranduye rwose yige gukoresha agakingirizo cyangwa se nibura ahitemo umuntu umwe cyangwa anashaka umugabo niba ageze mu gihe cyo gushaka. Afite imyaka 19. Aracyari muto nukuri ntabwo yari akwiye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo uko bimeze nk'ubwiyahuzi. Akunda kubikora cyane ahubwo ikindi avuga ngo ashobora kuba yifite kuko aba yumva afite intege nke. Kugira intege nke ntaho bihuriye. Bajya babyigisha kenshi ko nta kintu na kimwe cyakwemeza niba waranduye sida cyangwa utarayanduye uretse gusa kujya kwa muganga bakagupima cyangwa se ukaba wakwipima kuko hari n'ibikoresho byo gupima biboneka muri farumasi ariko nibura ukaba ufite nyine ibyo bipimo bigaragara apana ibyo gukeka ngo urabyiyumvamo nta kumwe wabyiyumvamo.
rwose umugire inama ajye kwa muganga, ajye kuri centre de santé bamupime. Ni na byiza ko yahita habona umuganga wamugira inama y'uko yabyitwaramo, kandi arabizi ko bikorwa mu buryo bw'ibanga rwose, ntatinye ngo hari abandi babimenya. Kuba nibura we wenyine abizi akaba yamenya uko yitwara no gufata imiti byamufasha cyane. Urakoze. Yego namwe ndabakunda cyane. Nanjye ndakwishimiye ni ukuri. Umugoroba mwiza. Yego namwe. Ukomeje kuganira na John Uwimana. Uyu munsi turimo turavuga kuri bantu barahari turabizi. Wumvise uyu mwana w'umukobwa tuvuganye ukuntu atubwiye ibintu biteye ubwoba, ngo afite umucuti we ugira gutya agakora imibonano mpuzabitsina ngo akunda no kubikora cyane. Ngo kandi akabikora nta gakingirizo, nta kintu na kimwe rwose yitayeho, ngo akaba anakeka ko yanduye virusi itera sida. Icyo kintu twari dukwiye kucyumviraho ko hari abantu hanze aha ngaha bameze nk'abiyahuzi. Ni ikibazo gikomeye. Twe turimo turavuga tutese niba umuntu agize gutya agakora imibonano mpuzabitsina kandi atagamije kuba yatera inda mugenzi we cyangwa se adashaka kuba yasama, abigenza ate, abyitwaramo ate iyo biramutse bimubayeho. Ariko ukumva abandi nta nubwo arengaho ngo atekereze nyine n'izo ndwara zitandukanye, nta nubwo atekereza nyine n'ibyo bijyanye no kuba yasama, kandi ngo n'umwana w'imyaka 19. Ukuri ni ikibazo gikomeye. Dukwiye guhindura imyumvire. Kiss FM. Allo, mwiriwe neza. Mwiriweho. Yego. Wakurikiye ikiganiro? Nagikurikije. Gusa amazina yanjye si ngombwa ko nyavuga. Iyi ntabwo ari ngombwa rwose, nta kibazo. Ubwo natwe twari duturanye n'umwana w'umukobwa atwara inda, akajya abeshya ngo bamuroze ikintu cyitwa igihene. Yego ko igihene se gituma umuntu amera ati ngo ni igihene baramuroze, nyina yirukanka aravuza, amasamba arayamara bagurisha bamuvuza. Ayiwe, rero sinari cyagihene kivamo umwana w'umuhungu. Mama yo, ariko urumva ukuntu ababyeyi bagowe we, yaramuzengurukije. Ubwo ukuntu yabyaye umwana mwiza. Asobanura iki rero? Cyagihene cyabaye cyiza cyane. Yabyaye igihene cyiza muri make. Noneho undi nawe arifatanya mu Bugande. Asize ataye abana 2 b'abahungu. Yego ko. Arangije ava yafite inda. Yego ko. Arabeshya ngo nibyo nyirabukwe yamwohereje, ngo nyirabukwe yaramuroze kubera yamutanye abana. Akajya gusenga. Ariko abantu bafite n'ubujiji. Imana yararushye. We abantu bafite n'ubujiji. Nese nk'uwo koko cyane yarabizi. Yajya mu butayu. Akavuga ngo Imana iraje kuvura uburwayi ufite. Mama yo, yarambuvuye koko. Umva kuri finali koko ikintu cyabayeho. Kuri finali nagiye iwabo, njyama ku buriri bwe, maze kuryama ku buriri bwe. Ye kumva numva akantu mu nda karakinye kankubise umugeni. Covid. Urumva ko none se ubwo ndakeka inda yagezeho ikina bitaramenyekana. Nyine yabeshyaga ko ari urushwima ngo bamuroze. Yego ko ariko rero indwara dufite. Ndangije mbwira mama we. Nyamara runaka aratwite n'ubwo abeshya. Reka ko wamugome we w'inshinyagurira umwana. Turimo ramutera imyako. Basanga bavuze ko ariwe watumye atwita. Mwajya gusenga, agiye gusenga atahana uruhinja byarira ku ijoro rya Kamonyi wowe kabyara. Ngwiki yagiye mu masengesho. Yagiye mu masengesho atahana uruhinja. Ariko se tuba turi mu biki? Twagiye tubwizanya ukuri. Twagiye twiyakira. Ukagira n'umwanya wo kwitegura urwo ruhinja. Ibaza urwo ruhinja ruvutse nta kigoma, nta pampers, nta kintu na kimwe wigeze utegura.
nahereye ku bandi nanjye reka nivuge utambwira na ngewe mvugisha ukuri sindi nk'aba bandi bavuga ngo njye narifashe kandi kumbi n'ubwo abivuyemo yegora wumvise ukuntu bajya bambeshya kandi buriya bazi ko mba ntabavumbuye barakubeshya ngewe nka buri cyo mvuga ngaceceka ni ukuvuga ngo ngewe nagiye mu kazi ko mu rugo i Kigali ngenda ndi umwana nigaga mu wa gatatu segonderi dusoje igihembwe cya kabiri arabizi ko kera baduhaga ikiruhuko kinini cy'amezi 2 yego umuntu yabaga ngiye gukora ukwezi kumwe nindangiza numvaga ngomba kujya ku iposi uko biri kose ndasoza ikiruhuko nkahita njya ku iposi ndangije nakoraga ahantu kwa pasiteri witwa Niyomugabo Jerome uranamuvuze yawe ndamuvuga kuko abaho ntibazi abona sinze nabi wacu ese mama yego abona sinze nabazi burya byakujyaho ingaruka abantu ntibabi n'ubundi ndangije nsangeho umuhungu rwose ubwo ngo yari umuhungu wagiye kwiga senta w'Ibutare ngo ajye acuranga witwa Ntirushwa amaboko John umuhungu aza konsaba bya bindi nyine bya bindi ndamubwira numva mwana nawe gushaka amafaranga ngiye ngo nigire ku ikosi nzagira icyo nimarire ejo ubu tuvugana njye nawe ntacyo twavugana uti ntacyo twakora rwose arangije umunsi umwe kwa boss urumva bari kwa pasiteri bagiye gusenga birangira ansanze mu cyumba ndi kumwe n'abana ego birangira nyine nawe abyumva byakurikiyeho yarihaye n'abana se gusakuza muri Kigali abana basinziriye n'abaryamishije naryamaga mu cyumba cy'abana ariko ndyama kure bwanjye abana basinziriye n'abaryamishije mana we gusakuza muri Kigali nari kubigenza nte gusakuza muri Kigali ubuhebeye urwaje naratuje ndaceceka nyuma y'ibyumweru 2 ibishyimbo biranukira yewe we ibirayi bikaranze biranukira inyama ziranukira yaba we kari kabaye nyine maze kubimukoza ahita ambwira ngo reka ngewe wambwiye ko ntakundana nawe se ngo ishyiraho mwakundanye yewe nawe uzi icyo nkora n'ubwana urumva amashuri yanjye ubwo mpise nyaheba ariko ubwo hari ryari yego kumana ni kera 2010 uwo mwana nabyaye yiga mu mwaka wa 4 primaire ni kera rwose ni nka 2012 2011 ni 2011 yego disi ni kera ndangije mbura icyo nkora uzi icyo nkora mpita ntega imodoka ndataha nageze Nyabugogo telefone yamaze kuyikuraho ariko ubwo uri kumva abantu ni babi ngeze Nyabugogo telefone yamaze kuyikuraho ndakomeza njya iwacu ngezeyo papa wanjye rero na mama wanjye ariko papa wanjye ari i Kigali abaturanyi bakajya bantinya mu kuntinya cyakoze ari mu mukadata umudamu wo kwa data wacu wambaje ati dona ewe ati mbarongeza ukuri waba ngura twese koko nibyo ni rwose mama wode ngenda yifite kahise mutekereza uko byagenze ati nyine nta kundi hangana amashuri y'ubwo warayakikirije byaragaragaye nta kundi nayo ari ikintu cyatumye ndasubira ku ishuri nyine nuko byagenze ni ubuzima nyuma yaho ndabyara aho mbyariye abisi bahita bangirayo umukobwa wanjye ntiyonka abandoga amabere ndivuza nakiza afite amezi 9 nakiza afite amezi 9 reba namusize iwacu afite amezi 3 njya kwivuza ikibungo ngaruka afite amezi 9 ese nk'ubwo koko umwana wanjye abantu bavunwa n'ubusa yavutse kwa gatatu ku cyumweru njya kwivuza amabere abantu bavunwa n'ubusa ni ukuri nk'ubwo nk'ibyo bimwungura icyo wabikoze yewe reka twikomereze inkuru wa mugani umwana kuri finali burya ngiye mu buzima ngerageza kubana n'abantu neza kuri finali naje kukumbura mudamu twabanye ndamuhamagara nimero yicamo ntese amakuru ati ni meza wambura ukagaruka ku kazi kw'abana bansanze wambura ukagaruka ku kazi reka ni n'amashuri nakubwiraga sinayize byagenze mubwira uko byagenze uramusobanurira umubwira n'uwabikoze arangije ati reka nkubaze kuki wagiye utabivuze nyine n'ubwana n'ubugogi n'ubwoba arangije ati ubu tuvugana rero ku wa kane arajya kwandikisha umugore mu rukiko ugomba kuzana umwana akabanza akamwandikisha mbere y'ibindi niko bimeze byarakunze
nawe ujyanye aramwandikisha ariko amuheruka ubwo afite umwaka ubu tuvugana afite imyaka 11 ariko niba yarapfuye niba abaho simbizi hari ngo ameze n'igiceri cy'ijana ryibura nyine abantu bagira imitima itandukanye gusa nyine nk'abana b'abakobwa ikintu bagomba gukuramo nuko yagushuka uko byagenda kose ujye umenya ko nuniyemeza ukavuga uti kubisobanura kare cyase niba wanabikoze unabyakire wakire n'ibivamo niba wiyemeje ukavuga uti ngiye kubyara umenye ko ibyo byose bishoboka ashobora kukwihakana burundu ube warabyiteguye hakiri kare umva reka n'uretse tuganire n'abandi ko ndabona iminota windeka igihe nahereye mbashaka mbabura n'ikera abandi babe baretse abandi kuba bitabaga njye baranyitabaga ngaho da ahiye neza ngaho mbwira nko mu uyu turi 2018 ndifata haje inzengero y'umugabo mbije kurambagiza mu rugo yewe birakomera yego ko mana ndakurikira ndacyubwo ngo ndi umuntu ugiye gushaka uvuga uti rwose noneho biratunganye tumaranye imyaka 2 ntaratwara inda ariko nabikoreraga ubushake ugira ngo ubanze urebe nyine aho bigana atangira kuntesha umutwe noneho muri kwa kuntesha umutwe umva ngo yanda nibwo yindi yatangiye kuntesha umutwe narabyirinze mu minsi ya mbere suko ibyago bibiza ku bantu kandi ndi kumva wowe usobanukiwe wari wanamenye uko ubyitwaramo yagize amezi 3 birangira dushwanye burundu ndatahangiye iwacu ndangije nza guhura n'umugore mu muhanda ntazi uko ari warambagiza ubwo ngo ni umukobwa yewe uwo nguwo yazanye ubwo ni umugore wa 6 mbwira uko yitwa yego ko cyakora abagore baragowe nyine ndangije ni umukobwa wari ukiri muto ndangije ubwo mpura n'uwo mugore mu muhanda ntwite ngumva madamu ngo ndakumenyesha ko iyo mbese tuzayiheka mu gisate cy'inguti uje kuntira ndikanga uyu mugore nuwahe mbwiye atya ndakurikira nsanga ni warambagiza umugabo kumenya iwanyu baroga niyo yayo ego ko buriyo naho sindi ukuri si gusa no ukuri wa mugani hatsinde unahagendere kure yego umugabo nizi isaha wumve ngo umwana azuza imyaka 3 ejo ndi kuri 27 ariko wumve ngo nta kigoma nta gashoka nta sarubeti nta teremusi igikoma nta n'urobo y'isukari kwa muganga yazanye nizi isaha nta gukosha ntaki abakiri bato bumvireho ubwo rero ubwo ni ubuhamya mbahagiye ubwanjye byambayeho navuze iby'abandi ndabitsinda nanjye noneho ndisobanuye ku mugaragaro bumvireho rwose nta n'icyo ndi burenzeho umuntu ufite ubwenge yumve niba bazi ubwenge menya ngo ngiye gushaka ese uyu mugabo ngiye gushaka ni umugabo ni umusore ese niba hari n'uwamerutse kumva wavuze ngo arimo arasabwa vanse se ni ikigage bumva cyane inzoga ni umutobe se ni iki bazababwira ngo uko wampaye niko wahabwa n'abandi iyo umaze kugeramo nibwo utangira kubona umuntu uwo ari we nibwo ubona isura nyayo icyo bisobanuye bimenye bamenye ngo niba inda yaje ndayakira nyuma yo kuyakira ntumve ko ari yanjye nta n'undi na wa wundi umwirengagiza ube nk'adari kuko kuri iki gihe iyo wayitwaye bakwereka ko batanahari menya ngo niba wamuhaye n'ibizava muzabyakira wenyine niyo mpamvu rero twavuga ngo kwirinda biruta kwivuza tuvuga ngo ubigenze ute kugira ngo wirinde hakiri kare aho kugira ngo uzane iyo mikururano n'amatiku yo kuvuga ngo ese ngo ntiyakwitayeho ngo ntibyagenze gute ngayo nguko bumvireho n'ukuri n'abana b'iki gihe bafite n'amahirwe yo kubyiga mu ishuri ababikora n'ubujiji baba bihamagarira ku bushake bwabo niko nabyita ikindi nakubwira ni uko hari ibinini bafata byitwa pilule du lendemain hari uzi ko ubu ngubu noneho ku bafite munsi y'imyaka 18 iyo wumva byagucanze nk'uko nguko ubona utiteguye kuba wabyara ugenda bakakwemerera kuba bayigukuriramo kandi mu buryo bwemewe apana byandi byo kwishahisha kuko bire byo kwishahisha bituma umuntu asigarana ingaruka nyinshi ariko iyo ugiye kwa dogiteri mu bitaro barabigukorera rwose ibyo bintu byose umuntu aba akwiye kubimenya urihishahisha ukanapfa yo wishehishe kandi hari n'igihe bikuviramo hari n'igihe guhitana kuko uriya muntu uba ubikora yihishahishe nta bushobozi nta n'ubumenyi aba afite
ashobora kubikora nabi ugasanga biraguhitanye cyangwa bagukuyemo nyababyeyi cyangwa ibindi ingaruka zo ni nyinshi cyane ariko iyo umuntu abigize mbere kuko babara ibyumwe babara amezi munsi y'atanu ni amezi menshi rwose ariko nyine urumva kugira ngo ube wajya gusaba ko bayigukuriramo ni ukubanza ukabyemera hanyuma ukaba washaka umubyeyi akaguherekeza munsi y'imyaka 18 rwose ntibakugora yewe niyo urengeje 18 nk'uko nguko yakwihereranye akagusambanya rwose uragenda bakabigukorera ariko ikibazo kiba ni uko abantu batabyemera ugasanga ubyemeye nyuma y'imyaka ni ikibazo umva ubu noneho ntiwareka ariko ni ukuri ugize neza cyane reka ngezaho ndagushimiye ni ukuri ugize neza pe nanjye narabyiyakiriye mu ntacyo kandi komera umukobwa wanjye yiga mu wa 4 umuhungu wanjye nawe ndamutangiza garidiyeni mu mwaka utaha ntacyo bimbwiye komera Imana izaguha imigisha humura kandi reka bizashoboka sawa umugoroba mwiza namwe hano ahiye koko ni ukuri nubwo duseka gutya ariko turaseka mu bibabaje urimo uraganira na Jane Uwimana ngira ngo wumvise ubuhamya n'abantu bakomeje guhamagara batanga bavuga ukuntu burya ari ngombwa gushishoza ariko no kumenya uko witwara mu bihe bikomeye turimo turaganira ku bantu bagira gutya bagakora imibonano mpuzabitsina kandi batagamije kubyarana abo bantu rwose babyitwaramo batereka turebe no kuri Facebook ibyo bari kuvuga Noel ati ndi mu Kirundo ibiganiro byanyu biranyuza umutima urakoze cyane Aloise nawe ngo turi kumwe 5 reka ndebe ninde wundira haba kubaho Norbert ati ndi Rurindo kuboneza urubyaro ni ingenzi ariko ku mukobwa ntibikuye pe gusa aho isi igeze nta kubyara kuko ubutaka buri kuba buto kweri nahise ko mubizi niba kwifata bikunaniye ukaba uvuze uti ngiye gukora imibonano mpuzabitsina wakabaye hari icyo uteganya mu by'ukuri kuko niba udafite iyo gahunda yo kubyara nawe ubizi yuko kurera biri kukuvuna hanyuma ukagira gutyo ibintu byose ukamera nk'uwiyahura ukishora urumva naho biba biganisha niyo mpamvu tuba tubiganiraho kugira ngo ibintu nk'ibyo bitaba ku muntu wateze amatwi kumbe ku muntu wumvise ubwo buhamya bugiye butandukanye buturuka hirya no hino biriwe neza yego ndishimye cyane nanjye n'ukuri ndishimye ngira rero niba wakurikiye ikiganiro yego icyo kiganiro nanjye cyanshimishije ese nawe ugiye kutubwira uko bigenza gusa ngiye amahirwe nagize nubwo byambayeho nshimira Imana ko uwo wabikoze nyine nimwe turi kumwe muri kumwe ariko byari byagutunguye none se ko bavuga ngo utaribwa ntamenya kurinda ubu ko nteganya ko wamenye kurinda ubigenza ute kugira ngo utongera gusama bigutunguye ko numva bicika se ubu nabaye umumama wabaye umumama w'abana 3 ariko nubwo wabaye umumama hari ukuntu wagenda gushyiramo intera umva nyine ukuntu byagenze jewe nakunze nkiri umwana ndana n'umuhungu twese turi abana birangira anshutse noneho njye numvaga ko yarambwira ngo kugira ngo abone yuko mukunda ngo turyamane nkumva koko niba nyine ankunda kugira ngo namubabaza ugomba kubyemera nabikoze umunsi umwe birangira neza yaneye inda muri icyo gihe
narayitwaye nanjye icyo gihe kurya ubugari byaranze. ayiwe kandi ubu wasanga aribwo wakundaga cyane. Mu buzima nibwo nkunda. mbega ngo uragorwa. Nubwo ndangije mu rugo ndabeshya bajyaga kurya bakambwira ngo uze gutaza kurya niho yanjye ndumva ntashaka ubugari kuko nari nsikiri bumbeho umva kubera nuko ubugari buranga rero. nuko ubugari buranga birangira no ku ishuri nyine nkajya njya gukina kuko nakinaga umupira ku ishuri nkabyina ku kigo kandi baze natwaye inda mfite imyaka 16 nibwo nabyaye. wari ukiri muto we. nari nkiri mutoya. ariko mbwira nk'ubu ngubu ibihe bisubiye inyuma ukaba ufite ubumenyi buhagije wumva wakwemera kubyara ufite imyaka 16? nawe ubwe ajya abivuga ati Imana ikugiriye igusubije ubusugi bwawe ukabusubira inyuma nta muntu ahari wakongera kukumenyera kubera yuko nyine njyewe nabaye ubuzima nari ndimo ndi n'imfubyi bikarangira nkubiseho n'ibyo byose byarangoye biranyica mu mutwe kugeza ko n'izi saha ibyo natekerezaga nzimarira nta kintu byangiriye nta kintu nyine yigeze nimarira kubera ibyo byose nagiye mpura nabyo. imishinga yose yahise ihagarara ubwo nyine ubuzima buba bubaye kurera. yego kandi nawe uri umwana ubyibuke. nari umwana nanjye mfite umwana ugiye uri mu wa 6 ugiye gukora uyu mwaka. ariko urumva nabyo ni byiza gusa se ku rundi ruhande ubu ngubu bigenze ute kugira ngo utaba wakomeza ugafatiraho kandi wenda utanabishoboye kuba wabarera? umva ubu ngubu nyine nafashe umwanzuro urabizi ko bagiye batubwira ngo tuboneze naraboneje. wakoresheje ubuhe buryo? njyewe kubera kubagwa njyewe narifungishije burundu kubera yuko nyine mbyaye 3 kandi na nyir'ubwite yarabinsabye. hoya nta n'ikibazo rega kiba kirimo. ndavugana noneho kugira ngo wamugane nzapfa abana banjye n'abareze reka nemere mbikore. ugomba biguha no gutuza no kumva mu mutwe uruhutse ukagira nyine umwanya wo kurera abo ngabo ufite. gusa ariko ikintu twebwe tugira ikintu abakobwa bagira tugira niba umuntu akundanye n'undi umuhungu akamushuka akamubwira ngo kugira ngo ubone yuko nkukunda kugira ngo dukundane reka turyama reka umpe nicyo kinyereka yuko nkunda. ariko akenshi burya banakubeshya nyine abakubeshya kandi nawe akenshi nabwo hari n'igihe aba ashutswe. n'abandi basore barabashuka kuko nanjye yigeze yansabye imbabazi arambwira ati mbabare nanjye narashutswe. ntiwumva rero abakobwa tujye tumenya kwicungira. tujya tumenya gucunga kuko ntabwo biba byoroshye. njyewe nawe namubwiye na umwana wanjye uwo ari wese nzabyara nzamuha amateka yanjye. ariko umwigishe kwifata umwigishe kwirinda ariko unamuha uburenganzira bwo kumenya uko byagenda aramutse yirekuye. no kumwigisha naramubwiye ntuzamenye uzanganirize amahirwe nyine nyisanzura aho mba nsaba Imana ngo ajye akomeza nyisanzureho. ni ukuri ni byiza cyane mukomereza aho ngaho. ubuhamya twagiye twumva ni bwinshi buratangaje ariko ni n'ingirakamaro. turimo turaganira kuri ba bantu bagira gutya bagakora imibonano mpuzabitsina kandi batagamije kubyarana. abo bantu babyitwaramo bate bibagendekera bite? ni ubuhamya bwanyu dukomeje kumva. nari ngiye kwitaba ariko nsanze agiye. Kiss FM. Allo. Biriwe neza? urabizi ko ari we muhungu wa mbere twakiriye cyangwa umugabo? ndabyishimiye ni ukuri. ngaho nawe tubwire niba wakurikiye ikiganiro. none se uhise ugenda? mbega
ibi ni ugusebya abandi bahungu ndababwira ni niwe muhungu wa mbere tugiye kuvugana none se ukeka ko ikiganiro ari cy'abakobwa niyo tuvuze ngo abantu bakorana imibonano mpuzabitsina kandi batagamije kubyarana ni igikorwa ngirana ntabwo ari igikorwa kireba abakobwa gusa n'abasore n'abagabo namwe mubifiteho ubuhamya kandi hari icyo mwatubwira kubera icyo isukupa koko Kiss FM alo biriwe neza mwiriwe yego wakurikiye ikiganiro nagikurikiye si ngombwa ko nivuga amazina rwose nta kibazo numvisha uwo mukobwa numva beneye ishema nanjye ryo guhamagara ni ukuri nanjye ibyo bintu byambayeho ibihe rero byo gukora imibonano nyine nabyambayeho mfite imyaka 14 yewe wari mutoya niga mu mwaka wa 6 wa 5 ubwo hashize igihe kingana iki ubu ufite ingahe mfite 20 no ni ukuvuga ngo hashize imyaka 7 byaje kumbaho ngiye gukora nyine birangira ntwaye inda ariko gukora akazi ko mu rugo nari umunyeshuri nari umwana mu rugo birangira ntwaye inda nateganyije n'abizi ngira n'ubwoba bwo kubivuga aho ubimenyeye wagize ubwoba bwo kubivuga ariko nkajya nzinduka nkakora akazi kanjye n'ubundi nkagenda ku ishuri kuko nirirwagayo bigera aho ngaho ngira ubwoba ngira kurigera mu mezi 7 nta muntu ubizi n'umwe Rwanda murahisha njyana mu kibuga nkakina ariko abantu bazi yuko iyo ubivuze mbere wenda ushaka kuzabyara bigufasha no kuba wakwipimisha n'abaganga bakagukurikirana cyane cyane ko wari ukiri muto uzi risike wari ufite ubwo naravugaga ati ibyambayeho rwose natinye kubyakira nikavamo kavemo cyangwa se kabeho nyine ntunatekereze ko gashobora kuguhitana nayandi mahitamo nabaga mfite yego disi ni ukutamenya ariko niyo mpamvu hari kumbe kugira ngo tujijure abantu yego ni uko bigeze aho ngaho ngomeza kugira ubwoba nza kubibwira iwacu noneho oya nza kubandikira urupapuro umugabo arambwira ati twigendere tubacike nawe yari afite ubwoba nuko mbandikira urupapuro nshyiraho na nimero ndigendera tujya gukodesha sinari nzi ngo umwana azambara nari nzi ko n'agahinga kavuka kambaye imyenda mama we ariko ku myaka 14 koko umuntu aba ari muto n'ibiki ubwo nabonaga uduhinja twambaye nkagira ngo karayuvuka nuko papa aranshaka umutwe mama arahangayika mbese ibintu birahagarara no kurya biranga nego disi abana bahangayikisha ababyeyi nk'uko mbese bari bameze nk'abantu baguye pararize pe byaje kurangira bajya kuri polisi barashakisha umuntu nyine arabura nuko babagira inama yo kureba nyiri iyo telefone umuntu yibaruyeho basanga ni umugabo wanjye baramufata baramufunga nuko aho nayo nagiye kuba ndavuga se nzabaho no kurya umwana nibura se ababyeyi ntibaje kukubona ngo bagusubize mu rugo baje nyine ngo byarangiye polisi ikinshaka nuko nguko barambona ndagenda mu rugo papa akajya avuga ati rwose ibi ntabwo ari byo ntabwo byabayeho baramfata neza banjyana kwa muganga kumpimisha basanze ari byo bariyakira biyakiriye rero nza kubyara nje kubyara papa aravuga ati rero aka kana gasige ujye ku ishuri uri kumva bagiye kuyikuramo basanga igihe cyararenze kubera iki kubera kubyihererana barambwira ati aka kana ugomba kugasiga ujye ku ishuri nuko nguko
ndavuga ati oya sinasiga akana kanjye umwana ati rero ugiye kujya ukora akazi ko mu rugo ugume mu rugo nyine kumva nta hantu nari nemerewe kujya nta n'ikintu nari nemerewe gukora yewe we umugabo ati nanjye nzageraho nyine murwaniye ishyaka baramufungura mu kumufungura umwana agize nk'umwaka umwe ati tubane ubwo ufite 15 cyangwa 16 yewe ni 5 urumva wari ukiri gato cyane gusa yabonaga uko ushobora kubaka koko papa aravuga ati sinzongera guhaha mu rugo umukobwa wawe yabaye indaya yego mama mbese ndwanira ishyaka ibintu biranga nuko mbonye byanze burundu na papa dusigaye duserera turwana bazigendeye n'ubundi ubwo mba nshatse nikiri n'umwana ubu usanze wa mugabo ndamusanze ubu se muracyari kumwe ubu turacyari kumwe ariko nibura nizere ko mubanye neza wati nawe n'ubundi ni za sereri z'abagabo mbese bya bindi nyine bavuga ko ariko zubakwa niko njya numva ntibiba byoroshye ntabwo biba byoroshye hari gusa nanone icyo nshimira imana nuko umuntu abonye umwana akura ubu ngubu agize imyaka 6 ariga ariko urumva zari intambara ntabwo nari nzi ko nzabaho cyangwa nzanakabyara kumva ntabwo byari byoroshye ko wabyaye ukiri muto ufite iyo myaka 15 ubu ngubu umwana amaze gukura wabyitwayemo ute muri iyo myaka yose kugira ngo utaba wahita umukurikiza bitunguranye icyo gihe nyine nafashe Onapo wakoresheje ubuhe buryo nafashe urushinge rw'igihe kingana iki nagiye mfata urw'amezi 3 akana nyine kagenda gakura gahoro gahoro ariko bikumva n'ubuzima nari ndayemo ntabwo bwari byiza byoroshye mbese bari banambona bakavuga ati nyamara si ugusama gusa warananze ntiwari worohewe ibyo kubyakira byaranze nuko ngirangira nishingiye mfite 16 urumva ko ntibyari bikoroheye disi ntabwo byari byoroshye ubwo ngubwo 16 naje gusama kandi kana ubwo ngubwo nabwo ntabwo nari niteguye ubwo icyo gihe wari utaramenya ibyitwa Onapo ibyitwa kuboneza wari utarabimenya ntabyo nari nyuma yaho niho wabitangiye nyuma yaho nakunda kabyara ubu basa nk'abangana ubuzima bukomeza gutyo nyine mba umudamu nyine ariko ubu nizere ko noneho wakaniye ko ugomba gukomeza ubwo buryo kuko urumva nawe uracyari mu ntambara ntabwo byaba byoroshye kuba wabyariramo abana benshi ntabwo byaba byoroshye ubu mutoya nawe agize 4 uri kumva n'inzozi zanjye nyine ubwo zahise zizinira aho ngaho ariko wenda nibigira hejuru ushobora kuzagira icyo wimarira wari uzi kuzaba nari nzi ko nzakora nkaba n'umusirikare ndetse n'ibindi byinshi cyane gusa uzakomeze usubiremo mu nzozi zawe hari igihe wasanga zimwe na zimwe zakunda uramutse ukomeje kuboneza urubyaro hanyuma ukanareka abo bana bakigira ejuru hari izakunda ntabwo ubuzima buba burangiriye aho nubwo buba bugiye gukomeza bigoranye ariko ntiburangirire aho ntabwo nitereye icyizere nyine naje kwiga imyuga ubu ngubu niyo numve nta kibazo kuraje urakoze ariko nyine inama naha abana bino minsi nabo nsigaye mbona bagira bangirika ari utwana duto cyane bikanera agahinda nkumva ndababaye cyane ni ukuri gira inama ubagira inama nabagira rero nyine minsi nta mugabo nta musore uriho ndetse n'utwana tukibyiruka pe dusigaye twumva dushaka kuba abantu b'abagabo mu bintu bidakwiye pe
none nabagira ni ukumenya ubwenge muri ino minsi ya none pe. ni ukuri urakoze cyane. Urakoze cyane. ndabona iminota igenda itujyana ariko kandi reka tuyitanguranwe dukomeze twiganirire. turimo turungurana ibitekerezo tuvuga ku bantu bagira gutya bakishora mu mibonano mpuzabitsina kandi badafite gahunda yo kubyarana. abo bantu se babyirinda bate? burya nubwo wakina imikino ariko ujye umenya yuko ari imikino mibi cyane ishobora kukugeza ku bintu bitari biteganyijwe, kuba watwita cyangwa kuba wasama, kuba wabyara utabiteganyije rwose. ujye ubishyira mu mutwe kandi na nubwo ari byo guserega no kuba wakwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nabyo ni ikibazo. Kiss FM alo? Kiss FM alo? Alo, wiriwe neza? Wiriwe neza. Yego. Kubanda bakunda cyane. Yo urakoze n'ukuri natwe turakwishimiye. Yego namwe. Aha, ngaho tubwire rero. Wakurikiye ikiganiro? Yego nagikurikiye. Ufite inama se utanga cyangwa ni ubuhamya? Ni ubuhamya. Tubwira ariko muri make kuko iminota dufite ni mike cyane. Yagiye hako amatelefoni nayo ajya akora ibintu bizo ubuhamya nitubura se. Telefone rwose irabyishe kandi ndabona reka nongere ndebe hari igihe wasanga ku mbuga nkoranyambaga naho hari ubundi buhamya twe kuba twafata uruhande rumwe gusa. Ubuhamya bwo kuri telefone buraryoha ariko kandi haba kuri Facebook, haba kuri Twitter, haba kuri Instagram, haba no kuri application ya Kiss FM, aho hose abagiye bahanyuza ubutumwa bwanyu ntabwo tubwirengagiza. Niyo mpamvu ngira ngo naho tuhagere, naho turebe ibitekerezo byanyu kuko nabyo ni ingirakamaro. Hari ababa bari kure, hari ababa batabashije guhamagara kubera ko telefone rwose ibiri gusona cyane 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 cyane. Bisaba kwihangana kugira ngo ube wategereza igihe turi bubashe kukwitabira. Ubwo rero niyo mpamvu tugira ngo turebe n'abari ku mbuga nkoranyambaga. Kuri Facebook Jean Claude w'Igicumbi ati gukoresha agakingirizo nibwo buryo bw'ibanze. Iki kintu uvuze rwose kwa kundi bavuga ngo nguragasurinye ngo bold mbese nibwo butumwa bw'ibanze nge nakubwira. Hari abavuga ngo kubera iki dukunda kuvuga agakingirizo cyane, ariko twibuke yuko uyu munsi turimo turaganira kuri ba bantu baba barananiwe kwifata cyangwa se bageze wenda no mu gihe babyemerewe ariko nyine bakaba bakeneye kuba bakwiha igihe runaka cyangwa bavuga bati ntabwo dukeneye kubyara aka kanya. Abo nibo turi kuvuga. Rero uyu nguyu yaravuze ati agakingirizo nibwo buryo bw'ibanze kandi ikindi ni uko ko kanarinda byinshi bitandukanye, karimo no kurinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. ubwo rero rwose agakingirizo mugaha agaciro. Twitabe telefone navuga ngo ni za nyuma turimo turavuga kuri abantu bakora imibonano mpuzabitsina ariko batagamije kuba babyarana. Kiss FM alo? Alo. Wiriwe neza? Muraho neza? Yego. Jeno Imana ndagukunda cyane. Urakoze n'ukuri ndanezerewe cyane. Yego. Nawe ufite ubuhamya se? Cyangwa inama? Urakoze n'ukuri. Gufatisha byari byaranze. Nibiba byoroshye. Uyu mugoroba turimo turaganira ku bantu bajya bakora imibonano mpuzabitsina ariko batagamije guterana inda. Babyitwaramo bati? Wasanga ubazi cyangwa nawe bikaba bijya bikubaho? Ariko buri nabonye cyambere ari ukwirinda. No kwifata muri byose. Uyu munsi ntabwo turi kuvuga kuri babandi bifata. Abirekura babigenza bati? Abirekura ntabwo ndizi. Wowe gahunda no kwifata? Gahunda no kwifata. Gira abantu ugira inama uburyo ukoresha kugira ngo ubishobore. No kumva inama z'ababyeyi. No kurebera ingero ku bandi. Ku ngaruka abandi zibagiraho nabyo bikakwigisha.
bikagutera courage nibyo rwose inama zawe ni nziza urakoze cyane yego nawe urakoze cyane no kurufasha benshi biranezeza cyane kandi bintera courage no kuri umugoroba mwiza kandi Imana ijye guhumugisha umugoroba mwiza cyane turagukunda mu rugo yego namwe umugoroba mwiza mukanya navuga ngo amasaha yatujyanye ntarabona hari ukuntu umuntu avuga atarabona rwose abantu bari kuri telefone mbasabye imbabazi kuko umusozo nyine niwo twegereje niwo tuganishaho twaganiriye cyane ku bantu bakora imibonano mpuzabitsina batagamije kubyarana haba ku mbuga nkoranyambaga haba kuri telefone ho ntago byakunda kuko nyine hari abandi bashobora gukoresha studio ejo n'ejo bundi ariko nkwibutse yuko nko kuri HDI hari umurongo wa telefone kandi w'ubuntu ushobora kubahamagaraho uramutse ukeneye ibindi bisobanuro ibiganiro nabwo bigakomeza ukaba wababaza bakagusobanurira nta kibazo umurongo wa telefone babonekaho ni 35 hanyuma ushobora no gukomereza ku mbuga nkoranyambaga zacu ukaba naho twavugana rwose watubaza nk'ubu ngubu ikiganiro kumbe niba hari ikiganiro utumvise cyangwa se n'iki kiganiro ushobora kukibona kuri YouTube kuri tubeho neza niyo channel gihita kibonekaho rwose mu buryo bwihuse ukaba nawe wakurikira ukaba n'ubundi watanga igitekerezo tugakomeza tukungurana ibyo bitekerezo kandi kuri tubeho neza wabonaho nandi makuru kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere by'umwihariko ndetse n'ubuzima muri rusange n'imibereho myiza urumva rero ko kuba wakora subscribe rwose ni ibintu by'ingenzi ikindi nakubwira nuko kuri HDI nabo bafite YouTube channel yitwa HDI TV ushobora kunyarukira kuri YouTube ugakora subscribe hanyuma naho habaho amakuru atandukanye kubijyanye n'ubuzima ndetse n'uburenganzira ubwo rero ni byinshi wakunguka muri iyi minsi ikindi nuko aho tuba twanditse insanganyamatsiko cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga asubirayo nkajya kureba ubutumwa bwanyu ni ukuvuga ngo rero ushobora kugwa kuri iyo nsanganyamatsiko ikiganiro cyarangiye ariko ntibibe byakubuza yuko wagira icyo uyivugaho rwose tugakomeza tukaganira kuko ikigamijwe ni ukugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo ikiganiro kumbe rero cy'ubutaha ni ku cyumweru nk'uko bisanzwe uzagire icyumweru cyiza